ufite icyayi kiryoshye kigomba kuba kiryoshye kuko iyo umuntu afite abakiriya benshi agomba kuba nezeza. none hano hari abakiriya b'abapiyoniya se ujya wakira? Njya mbakira ariko si benshi cyane. muba mutaziranye cyane zimwe mu nshuti zawe wenda zakwinjije muri umushinga cyangwa se mubana muri uyu mushinga utambutse ibiganiro bya Pi Network? Wow, ni wowe Nyirimvura TV? Yego ni jewe. Biranshimishije cyane kuba mbashije kunguka indi nshuti dukorana icyo gikorwa cya Pi Network. none se wari usanzwe ukurikirana Nyirimvura TV? Ndayikurikirana cyane buri munsi rwose. ko najyaga nkora video se ubu ntabwo wari wambonye isura ngo uyitumenya? 2019 urebye nibwo nayimayininze ariko 2018 nari nangiye kubyumva. Okay, no vuga ngo ikigaragara cyo ushaka ufite coin nyinshi cyane. Ejo bundi se barocinga kuri 28 kuri 20 nawe wariyeho urana ubungu. none se ubu kira giciro cya GCV bavuga cya madolari 314 $. Cya giciro kiramutse kibaye akakanya kuri muri kantine uri gukora gucuza ibyayi ucuza ni restaurant kantine? Ni kantine. Ubu ngubu kuri gucuza kantine ubu tuvugana cya giciro kiramutse kigiye ukurikije Pi Network uko yino ufite ubu mva wahita ukora. Noneho ndakubwiza ukuri sibyo, hari byaro uri kwikina byaro uzenguruka man, abantu benshi dukunda kuba twibereye ahantu nyine ubusanga kuzuba niki, hari amahumbezi meza, ni mu biti heza hashashutuwe twiza ngira ngo uri kugenda uhareba, na ahantu heza cyane my friend. Ikindi noneho ubaye umaze kurya wumva umeze fresh ukabona burije ukabati se ndirirwa njya gutema igicuku kiki, bahita bagucumbikira hafi aho ngaho ukiryamira fresh sibyo, kabwira sheri wati ngino tujye kwiruhukira. Ngira ngo uri kubireba bafite amalogi meza, bafite amashambre meza, shashe fresh, na ahantu hagaye noneho ukimara kwinjira nko mu cyumba bro uravuga ati se ahangaha ni misanzure mu cyumba waryama ugakiniramo umupira, na ahantu nyine hisanzuye fresh heza hafite amabariko ameze neza cyane. Nuvuga ngo iyo uri mu cyumba wibyamiye fresh ureba amahumbezi hanze mu biti byiza, ureba umuhanda abantu bagenda banyuranwamo bari kugeza Nyamata, abandi bagiye bibeshya bakava za Kigali bagiye Nyamata kuryohereza cyangwa se bakava Nyamata bakajya Kigali kuryoherezayo, habayemo kwibeshya kutamenya ahangaha mu Mukindo Bar. Abangaba rero no kuvuga ngo ubareba bari kugenda bati ngiyewe rwose nimejeje neza, nahisemo neza cyane gusohokera mu Mukindo Bar. Ugituruka rero mu Karumuna hafi aho ngaho uzamutse kidogo cyane mu kuboko kw'iburyo uhita ureba icyapa cyanditse Umukindo Bar, hafi aho ngaho muzi icyapa cyahoze cyitwa Umugongo, hafi aho ngaho rero niho uhita winjiramo fresh, ngira kuri kubibona ko n'abakiriya bari gusohoka bavuye kwimeza neza cyane. Hello, reka nongere basuhuze kanajya kwifuriza ibihe byiza mwese mudukurikira gatanu ku kandi abapiyoniya muri rusange cyangwa se mwese tubana muri umushinga wo kumayininga Pi Network cyangwa se n'izindi cryptocurrencies zigiye zitandukanye, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ngira ngo nimugoroba naberetse imodoka babwira ko ari imodoka zigiye gushyirwa ku isoko. Ikindi gitangaje nuko amakuru mashyashya ari nuko umuherwe kw'isi Elon Musk yongeye kumera nkaho ashyize imbaraga mu gufokasinga kuri Pi Network, aho noneho imodoka cyangwa se uruganda rwa Tesla rwongeye kwa updatinga no by'umwihariko imodoka zikoresha amashanyarazi kandi zikaba ari imodoka zizazigurishwa cyangwa se zigurwa hakoreshejwe Pi Network. Nuvuga ngo rero ngira ngo muri kugenda mubona ko isi yose iri kugenda ishyira imbaraga mu modoka z'amashanyarazi, mwabonye amamoto akoresha amashanyarazi, mwabonye ibikoresho biri kugenda bitandukanye byinshi cyane nibiri gusohoka muri Web 2. Rero nuvuga ngo muri Web 3 hagiye kugaragara ikintu kidasanzwe, noneho Pi Network nibwo igiye kwigaragaza mukabona amaherezo ya Pi Network. Abantu benshi mukunda kumbaza ati se amaherezo yayo aya makuru muvuga ibya Pi muhora muvuga muzabihoramo? Nibyo koko ntabwo tuzabihoramo. Rero nuvuga ngo ntabwo ariyo makuru yaranzanye, ahubwo uyu munsi abo twari kumwe mu kanya nahimbabwiye ko ndi kwerekeza ahantu ndi buze gukora akandi gakino cyangwa se aho ndi buze kubereka cyangwa se ndibuze kubumvisha bamwe mu twagiranye ibiganiro. Ngira ngo bo twabanyeje mwumvishije mu motari twari turi kumwe, ngerageza kumukira muri Pi isanga we ntayizi, ariko noneho ubu ngubu noneho aho ngeze ndahagiye nsanga abantu bageze nko kuri 3 bamayininga ntarinzi tutatuziranye. Ikirenze kwibyo umuntu wanyakiriye sanze nawe ari umuntu mwihangane ubyo ndi kuvuga kubera ko reka mbanze nanasomeho. Ndi kunywa icyayi ngeze ahantu banyakiriza icyayi, ariko reka se n'uwegera umudamu hari muganirize numve nawe uko byifashe. Gusa makuru namenye nuko nawe amayininga Pi Network bamvise turi kubivugaho sanga nawe aramayininga. Madame umeze neza? Eze neza. Ufite icyayi kiryoshye? Kigomba kuba kiryoshye kuko iyo umuntu afite abakiriya benshi agomba kuba nezeza. None hano hari abakiriya b'abapiyoniya se ujya wakira? Njya mbakira ariko si benshi cyane. Muba mutaziranye cyane zimwe mu nshuti zawe wenda zakwinjije muri umushinga cyangwa se mubana muri uyu mushinga?
hari abakiriya banjye njya ngira bajya baza nkumva bari kubiganiraho bikananshimisha cyane yuko nsanga duhuriye ku icyo gikorwa cya Pi Network. Wamenye se? Ntabwo nakumenye. Nitwa Peace, ni njyewe ukorera ku Mvura TV, nkunda gutanga cyangwa se gutambutsa ibiganiro bya Pi Network. Wow, ni wowe nyiri Mvura TV? Yego ni njyewe. Biranshimishije cyane kuba mbashije kunguka indi nshuti dukorana icyo gikorwa cya Pi Network. None se wari usanzwe ukurikirana Mvura TV? Ndayikurikirana cyane buri munsi rwose. Ko najyaga nkora video ubu ntabwo wari wambonye isura ngo uyitumenya? Nabonaga hari ahantu nakubonye atari ubwa mbere ariko nari narabikurura neza ngo nkumenye. Ngaye ngo kwatangiye kumayininga Pi Network ryari? Tangiye kuyimayininga 2018. 2018 kandi yarasohotse 2019. 2018 nibwo natangiye kumva udukuru twayo gake. 2019 urebye nibwo nayimayininze ariko 2018 nari nangiye kubyumvaho. Okay, no vanga ikigaragara cyo ushaka kuba ufite coin nyinshi cyane. Ejo bundi se barocinga kuri 28 kuri 20 nawe wariyeho? Oya, ntabwo nariyeho kuko ngewe niringiye yuko imbere hazaza aribwo nshobora kuryaho byinshi birenze ibyo nari kurya mu minsi yatambutse. Ariko twibukiranye neza kuko Pi Network yasohotse 2019 nibwo abantu batangiye kumayininga, nabwo batangiye kumenya amakuru yo kumayininga, ariko birashoboka ndako 2018 yari zwi ariko itari yatangiye kumayininga. Wibuke neza ni 2018 2019 cyangwa 2020? Ni 2019 mo hagati. Okay, nuvuga rero uko biri kose ariko uri mu bantu ba mbere n'ubundi bamayininze Pi kera? Ndi mu ba mbere kabisa kuko nyimayininga hari abantu babiri twari duturanye nibo babimbwiyeho ariko twaje kuburana ubungu. None se ubu kira giciro cya GCV bavuga cya madolari 314 $1000. Cya giciro kiramutse kibaye akakanya kuri muri kantine uri gukora gucuza ibyayi, ucuza ni restaurant kantine? Ni kantine. Ubu ngubu kuri gucuza kantine, ubu tuvugana kira giciro kiramutse kigiye ukurikije Pi Network uko yino ufite. Ubu mva wahita ukora iki, umva wahita ubiki? Nahita mbumuherwe pe. Nahita mbumukire, kantine nayivaho nanjye nkagira amangazina akomeye. None se ubwo ngubwo yakoze ufite cyayi kiryoshye kabisa. Murakoze cyane. None se reba ariko ukuntu Imana ibinyoboye hano ntabazi. Nyine ni kwa kuntu Imana ihuza umuntu n'undi bitewe n'ukuntu ibibona ko n'ubundi nabo ubwabo bari buhuze. Okay, rero no kuvuga ngo ngiyewe ni mu kiganiro natangije tubimenye cyangwa tubamenye abantu bamenye Pi Network cyangwa se tumenyesha abantu Pi Network cyangwa se tuganire tumenye abantu bakoresha Pi Network. No kuvuga ngo ndi gupanga kuzajya mu masoko, nkajya mu restaurant, nkajya ahantu hajya hatandukanye mu magare. Mu minsi yashize nandi muri parking y'abamotari turi kuganiriza abamotari. Rero uyu munsi narinje hanga ndi kwinywera icyayi ndavuga ngo reka nze ntungura umuntu. Ubu narinzi ko ndi bukwishyure nkoresheje coin. Nta kibazo wayikoresha. Uvuga ngo ufite wallet wowe? Ndayifite. Wow, no kuvuga ngo rero ahubwo munyongere ikindi cyayi. Munyongere ikindi cyayi ngo kishi. Ubu se nakwishyura coin zingahe? Icyambere ngwaye imwe nabangwaye miliyoni nyinshi. Ubu se nakwishyura 0 n'ibice se bigakunda? Oya, ntabwo byakunda. Urishyura coin. Coin imwe? Ariko ubwo byaterwa n'ibyo nafa. Ngoye coin subwo naryo ibintu byose. Oya, biraterwa n'ibyo uri bufate. Uvuga ngo ubushize urabizi ko yari iri ku giciro cy'amadolari 3 iramanuka kujya ku madolari 2, ubu ngubu biri kuri 0.7 ngira ngo ubu nibyo ntihagaze 0.7. Ubwo ngubwo twabibara mu mafaranga y'u Rwanda ubwo ni 1000. Icyayi kigurisha ngahe? Icyayi igikombe nyigurisha amafaranga 400. Ibi bintu se ujye ubyizera 100% ko ari ibintu bishoboka kandi ari ibintu bishobora kuzakubyarira umutungo ukomeye cyangwa se bikakubyarira ubukire nkuko waruvuze ko uzahita uba umuntu ukomeye cyane ukamumukire? Uzacuruza ibyayi, uzakora iki? Ntabwo nacuruza ibyayi, natera indi ntambwe nkaba nagira depo, nkabasha nko kuranguza nanjye nkatera imbere. Ufite n'akamodoka ugendamo cyane nawe urabyumva. Uzatangiye ushaka perimi? Ego ko mbirimo ubu mfite provisoire. Wow, ni kabisa. Urumva rero ko biri kose abapiri n'ubundi bagomba kumenya ubwenge basobanutse. None se wize amashuri angahe? Nize amashuri yose uretse ko ndi gushakisha gukomeza ngo nige university. Okay, none se urumva ari amashuri yose? Nize secondaire ndayirangiza, mfite na diplome, ndi gushaka gukomeza ngo nige university nariyandikishije. Umaze kwinjiza abantu bangana gute muri Pi Network? Maze kwinjiza abantu 3.
okay nuvuga rero uko biri kose ahubwo ndumva ahubwo ngiye nk'umupiyoniya ubu se sinya mbaha amakuru bamva amakuru mbaha atari meza ni meza cyane aradufasha hari n'abantu bajya banshimira bambwira ko bakurikirana Imvura TV ariko sinari nasobanukiwe ko ari wowe nyirayo pe biranshimisha urumva rero ko umugisha kugendere nta nubwo wakuri kunyishyuza ngo ko yini yanjye ko ubuse ko ukubiza ngwaye ko n'ubu utabunyibye ukurikirira agaciro ka payi n'igihe nikigera amafaranga izabihagaze ubu mpaye icyayi nkakwishyura ko numva ntaba mpobye ko oya ntabwo waba uhombye urayiduha kuko utayiduhaye nanone natwe twaba duhombye kandi tukirimo gushakisha ntabwo nabyemera nanjye sinayiguha ndakwishyura mu Manyarwanda kuko nubwo nta gaciro iragira ariko ikiriho cyo nuko birazwi kandi n'ubundi deje n'agaciro agafite agaciro agafite kenshi cyane kuko n'abariyeho kuri make babashije gufata mba numva bayisingiza cyane kandi barayariye se ubu bacyafite bagiye baryaho dukeya ngo barebe ko bishoboka nyine zifite agaciro none mbabara umbwira umayininga kangahe ku munsi nuvuga ngo mu cyumweru umayininga kangahe nta munsi wagucika utamayiniza cyangwa se hari igihe wibagirwa mayininga buri munsi usibye ku cyumweru kuko mba nagiye gusenga ese telefone ntuyijyana ndayijyana ariko kuko mba ndi gukurikirana ijambo ry'Imana mba mbona byandangaza none uzafatanya gusenga gute n'amabyi ya Satani kariko abantu bavuga ngo paye ngo ni bishitani baba babeshya cyane amabyi ya Satani subwo yaguteza imbere gute kandi mbona paye izaduteza imbere ari wabimbwiye ndavuga ngo Satani aba yaruko ngukanya yabarnya neza cyane nanjye nuko mbyumva pe ayo mabyi nta muntu utakenera kuyakora nuko bisanzwe nitwa Peace anga ari kumvura TV kabisa wamaze guhitamo neza cyane kubana natwe ni wumva ko bino biganiro ari sawa kandi wumva ko tugomba kuzadukuma tugakora muri buno buryo nzashaka uburyo na update kandi ngena nabishyira ku mugaragaro nzane kamera abantu mujye mubabona kubera ko dukeneye kuganiriza abantu benshi cyane dukeneye kuganiriza abantu bakamenya umushinga tureke kuba ibisambo sibyo tureke kwiharira kuko inganda ni nyinshi ziteguye kujoininga muri Pi Network ikindi nanone hari ibigo bigiye bitandukanye byinshi cyane byiteguye kuza muri Pi Network agira ngo murabizi ko turi mu misi muri uku kwa gatandatu niyo misi izarangira imisi izarangira ku itariki ya 28 turi mu misi none ubu tuvugana yo kuba hari igihe kigiye kuba cyazagera ibintu bigahinduka ukundi kuna abantu bose bagatungurwa impamvu ya mukuru murabona hari ibigo biri kugenda bijoininga naberetse ama application yatandukanye agomba kwinjira muri Pi Network mwabonye ko misi yashize kugura amayinite byaye byoroshye waribonye ko kugura amayinite bisigaye bikunda kuri Pi Network nabibonye pe nanjye nibyo nsigaye nkoresha kugura amayinite kuri Pi Network ugatanga coin se bakaguha waburi kwangiza rero MTN baguha amayinite 1,100 ugatanga coin ebyiri urumva byaba ari byo bikoresha nyine gakeya kuko nge mfite Pi nyinshi pe wagize nyinshi ku rwego rwo kumva n'ubundi ukize wahita uturi kabisa izo nsigaranye nibikomeza uko turi kubyumva n'ubundi nzabumukira okay ariko nanone ukeneye kugura amayinite se wahita ugurisha coin oya rimwe na rimwe nkoresha amafaranga cyangwa ngakoresha mobile money ariko ushaka kubintu bya Pi Network ukabona bisobanukiwe none cyane ndabisobanukiwe ariko si cyane nanone da kuko tugikenera ubufasha bwanyu ntago ari cyane okay rero nkuko nandi kubibabwira ikintu cya mbere cyo nukuvuga ngo ubanze ugerageze nawe ukore subscribe hano ku Mvura TV ukore share like comment kugira ngo ibiganiro nk'ibikomeze kugenda bishaho kwaguka nuvuga ngo ndashaka kujya ntembera nimushaka mujye muntu mavuga ati jya Kimirongo nk'ubuhangaha narindi Kicukiro santere ahazwi nko muri corridor ngira murahazi niho narindi ndi kuganira na harya amazina yawe sikutiyeze tubwira ko witwa nitwa Liliane Ariane Ariane rero mwumva nandi kumwe na Ariane musanzana muri corridor turi kuganira nawe numwe mu bantu bamayininga Pi Network kabisa n'abantu nshaka kuzantungura umunsi kundi nkabaganiza kubijyanye na Pi Network ariko ikiganiro cyacu gikunda kuryoha cyane iyo hajemo kuba wasanga abatuganiza batabizi hari nk'abatungura nawe ugasanga ntibazi Pi Network ntibazi n'ibyo bintu ariko twagira umugisha wo gusanga Ariane akoresha Pi Network n'ubundi n'ubusanzwe rero no kuvuga ngo ikiriho cyo ubu ngubu
nanjye ndakomeza kugenda mbakurikiranira amakuru yose akantu ku kandi ndakomeza kugenda mbaryohereza kugira ngo n'abandi bose batari bazi Pi Network babashe kuba bazagenda bayimenya, kuko iyo twakiza hano kuri YouTube ugerageza gusanga abandi bagukurikirana hari batari bazi Pi Network, kandi kugira mbona abantu benshi cyane muri commentaire cyangwa se bananyandikira kuri WhatsApp. Iyo nimero iri aho ngaho mubona aho ngaho muri description nicyo ishinzwe hayabamamagara mbafasha, ariko noneho abenshi bakunda kumamagara bambaza ati se Pi Network ni ibiki, ibyo bintu numvise wigisha bimeze gute, ibyo bintu bikora gute? So nuvuga ngo rero biba byiza ko abantu babasha kubimenya nabo tukagira gute tukazasangira kumugisha, kubera ko wagutuza mu isingo yibemo wenyine ntabwo wabishobora. Rero no kuvuga ngo Ariane karame ubu se yego nk'umupiyoni na mugenzi wanjye uri turi buhane nimero tukamenyana, birumvikana ntabwo wagenda naziguhaye cyane ko iyawe namaze kuyibona. nuvuga wari uyifite ariko utanzi? Nari nyifite ariko sinari nkuzi. Nuvuga ngo ushobora kubukurikirana Imvura TV cyane? Ndayikurikirana umunsi ku wundi. None se bano bakozi bawe ndi kureba harimo abo winjije nabo bamanika Pi Network? Yego mfite abakozi 5 maze kwinjizamo 2. Wavuze ko winjijemo 3 ubwo 2 n'abakozi bawe? Yego. Bamayiningira ku gihe? Baramayininga nkanabibutsa bakabikurikirana rwose nta kibazo. Nuvuga ngo rero mwamaze kwinjira mu isi bukire cyane, tubifite mu ntoki bukire rwose. Kuri 28 mwiteze iki mu gihe Pi Network dushaka kuzatungurwa n'ibindi bintu byinshi cyane byisa kandi tutatuzi? Sorry tutatekerezaga ababirwanya batabyumva. Witeze iki kuri 28? Niteguye kuzashyira inkuru nziza yuko umutungo dufite hari ikigiye kutwungura tukageraho tutari dusanzwe dufite. Wagira nama ki abantu batasanzwe bazi Pi Network? Abantu batayizi nabashishikariza gushakisha abantu bayizi bakayibaganirizaho nabo bakabasha kumayininga. Okay, uyu mwana n'uwawe? Uyu mwana n'umuturanyi. Nose uko muba muri mu kazi yamusize? Amusize hano kuko acuruza imbuto hano hirya. Wow, ufite abana bangahe? Mfite umwana umwe. Ufite umwana umwe n'abagabo bangahe? Umugabo umwe. Kuki utagize abagabo 2 kandi urumukire? Oya. Ntabwo gukira bivuze kugira abagabo benshi. Umugabo waramukunda? Ndamukunda cyane. Umukundira iki umugabo wawe? Iryo ni ibanga ry'umutima wanjye. Yewe umugabo wawe yahisemo neza cyane kabisa. Birumvikana. Wow. Ariane rero ubona ko tugeze aha ngaha tuzakomeza kujya tugusura rimwe na rimwe igihe tuzazana abapiyoni y'abagenzi bacu tukajya tunaganira, kuko ndashaka gushyiraho groupe tukamenya n'abantu benshi cyane. Urumva nawe mbarabonye nimero yanjye uko biri kose, unakurikirana Imvura TV uzajya ubona muri commentaire nihajyaho groupe uzajoininga n'ubundi twaka umuryango mugari w'abapiyoniya. Karibu ndabyishimiye muzagaruke rwose. Nk'iyo urebye hano Kicukiro Satere abakire baba bahari baza guparika modoka nk'ari ndi kureba bari kwinjira munsi y'isoko bafite amamodoka meza. Bari abakiri iyo babonye utekereza iki mu gihe cyawe hazaza nawe umunsi uzabumeze nkabo? Nekereza yuko bari abakire mbona baparitse hariya ejo nanjye nzaba maparitse. Ubwirwa n'iki se ko Pi Network itashobora kuzagutenguha ugasanga n'undi ikomeje kudindira nk'uko ubona iri kudindira? Niyo yadindira ikaguma kuko ndi kumva abantu bavuga ngo iri kuri 0 n'ibice, uko byagenda kose ntabwo naburamo ayagura imodoka. Wow, nuvuga ngo urumwe muri bandi bavuga ko Pi Network nubwo avuga ko ari scam wowe itagusikaminze hari urwego n'ubundi iriho, kandi aho yakugejeje n'ubundi ntabwo uri umuntu wayibara nk'ipfa gusa cyangwa nk'ikintu kidafite umumaro. Ngewe nyifata nk'urufunguzo rw'ubuzima cyangwa se urufunguzo ruzabasha kunyicaza ku ntebe nari narateganirijwe ariko nabasha kwiyicaraho. Ubu ntufata n'aba bakiriya nk'umuntu wumva uzakira n'undi wumva ko hari ukuntu umuntu yo agusabyeho serivisi n'urugero kandi uri umuntu wamaze kwiyakira nk'umuntu uzakira ubona nyine yanigenderwa ntacyo avuze, nawe niko ubigenza cyangwa se umukiriya aje umufata gute nk'umuntu uteganya kuzaba umukiriya? So umukiriya ni umwami, ntabwo wamwiyemeraho cyangwa se ngo umuhe serivisi mbi bitewe n'ibitekerezo ufite. Umukiriya umwakira uko bikwiye, hanyuma ibyawe ugakomeza nyine kubyitaho ukabikurikirana nta kibazo. Okay, reka tugane ku musozo w'ikiganiro nuko nabyijeje abapiyoniya y'abagenzi banjye, kuko ngiye nkurikiranwa n'abapiyoniya 100% hafi 100%, usibye ko harimo n'abandi baba bavangavanze baza bajoininga uno mushinga batari bawuzi, ariko ni iby'amahirwe menshi cyane kuba twagize umugisha wo kusanga wowe umayininga. Ariko turagushimiye mbonera no kugushimira kubera ko watekereje neza cyane. Umugabo wawe nawe aramayininga? Aramayininga.
nicyo mukundira ahubwo ndakimenya. oya ntabwo ari cyo namukundiye kuko yamayininze turi kumwe. Wow, yamayininze muri kumwe. Yego. Ubuse mujya mugana uburyo umushinga uzameze uburyo muzamwabaye abakire mufite inganda mufite nayo makapa niko wabivugaga. Cyane rwose. Okay. Wow, reka mbashimire rero Imana amahoro nikomeze kubaha umugisha mwinshi cyane udagabanyije. Reka mbe mbasezeyeho banze ninywere kuri kino cyayi kubera ko afite icyayi kiza cyane. Ariane. Wow, Ariane afite icyayi kiza hano Kicukiro Centre, ariko nagiye kwamamariza kandi ushaka kwamamaza jya muri description urebe iyo nimero yanditse ni 0788974142 ibikorwa byawe kugira ngo tuzaye tugira gute tubyamamaza. Rero ugeze Kicukiro Centre muri koridori hafonga imbere y'isoko uhita ubona katine ihari yitwa Arufa. Okay, kuri Arufa uyinjiremo ugende winywere icyayi. Niba uri umupionia muganire ushobora no kumwishyura ukoresheje payi, usibye ko ntabwo nabigushishikariza kubera ko payi yaguca zitandukanye n'igiciro cy'ahazaza. Sibyo abantu mureka gufata payi ngo muyikinireho, mufate payi muyifate nk'ikintu kiri aho ngaho gisanzwe kidafite icyo kimaze, kandi muzi neza yuko payi turi kumayininga ziri gushiramo payi dufite n'izi ngizi dufite biragoye ko twazabona izindi ahazaza kubera ko payi umunsi yahagaze izaba ari y'agaciro. No kuvuga ngo usibye n'ibyo ngibyo ibiri kubakwa biri kugenda bigaragara nkuko nabanje kubabwira. Elon Musk muramuzi, muzi Donald Trump ngira ngo mwaramubonye mu minsi ishize ubwo yari ari muri press conference focusinga kuri Pi Network. Dr Nicolas yabigarutseho keshi cyane, hari abakire benshi cyane bakomeje kugenda bavuga kuri uyu mushinga wa Pi Network. Rero novuga ngo ahazaza ni heza kandi ntabwo hagutegereje mu busaza bizaba ari sa kandi bikunda, ariko ni ibintu no mu mabyiruka nejo bundi mu minsi mike cyane uzabona mu byukuri mubona abakire benshi cyane bajya batandukanye utabasha gusobanura ngo usesengure uburyo babonye ubukire kandi abenshi baraba kene. Rero no kuvuga ngo ayo mahirwe dufite tureke kuyatesha agaciro, ahubwo twebwe dusapotingane twubahe Pi Network kubera ko icyubahiro tuzayiha ni nacyo kizatuma nayo itwubahisha. Ureke kujyana ku ma exchange ngira ngo nijoro mbibabwiye usibye ko ntabikomosheho cyane. Niba uri umupionia warafashe coin zawe ukazigurisha, warahawe migration bwa mbere, noneho wamuzi ko bagiye gutanga izindi coin bakazishyira ku wallet yanyu, nibwo rero mugiye kubona uburyo Pi ishobora guteshwa agaciro none cyane birenze kubyo yagera no kuri 00 n'ibice bibiri cyangwa se 00 n'igice kimwe. Ariko ibyo byose bizakorwa natwe tuba twabifashe tukabigira umwanda tukayishyira ku ma exchange hara mu bazunguzayi. Rero tuvane umushinga cyangwa se tuvane ibikorwa mu bazunguzayi kubera ko nyiri umushinga si cyashaka we icyo ashaka nuko Pi izagira gutya ikajya ku isoko mpuzamahanga, ikajya apana ano ma exchange kuko nabo bwabo bari kubaka exchange yabo n'ubwabo bari kubaka application yo gucururizaho n'ubundi coin zabo. Ikindi nanone bari kugenda bajoininga bafite ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko ubu nta muntu waguye imodoka y'ingumuye Pi kubera ko bitari byatangazwa cyangwa se hatari hagaragara ukuri kwa Pi Network. Rero ni ibintu dutegereje ba mukuru igihe bashobora kuzatangaza bati ibi bintu murimo mubireke kubera ko kugira ngo uzufate imodoka ahangaha urishyura coin ebyiri cyangwa se coin imwe cyangwa se 00 n'ibice 30 cyangwa se 00 n'ibice bibiri kugira ngo uhabwe imodoka. Icyo gihe rero no kuvuga ngo umushinga uzaba uri kugenda uko free fresh. Ibi turimo ni ibintu tumeze nkaho turi kwikirigita tugaseka, ariko nabyo birakenewe cyane kubera ko byatumye tubona ko ibintu turimo ari amafaranga atari ubusa. Rero nitwa Peace. Izi ni zimwe mu modoka dufite aka kanya ziri kugurishwa. Ubu tuvugana aka kanya zo nagenzi zazo mutabona hano zikaba ziri ku isoko. Nawe se waba wifuza ko tukugurisha imodoka? Waba ufite se imodoka ushaka ko tukugurishiriza? Nyarutsa yizaye tuyigushyirire ku isoko. Si ngombwa ko bikwicira akazi, twe turahakubereye. Izi nazo ni inzu nziza kandi zose ziri ku isoko. Niba ushaka ko tukugurishiriza inzu tugane, cyangwa se waba ushaka ko tugushyirira inzu ku isoko, nyaruka tubigufashemo. Ibi nabyo ni ibibanza byiza dufite biri ku isoko. Waba ufite bene ibyo bibanza ushaka gucuruza cyangwa kugurisha, duhamagare tubigucururize. Dufite amasamba atandukanye, amahegitari n'amahegitari, imirimo yo guhinga n'amafamu yo kororeramo. None se waba ufite imodoka ikodeshwa, ufite gahunda yihutirwa none wabuze ugukodesha imodoka, duhamagare tubigufashemo. Uzi n'ikindi, dufite ibikoresho byo mu ngo bitandukanye. Niba ufite ibyo ucuruza cyangwa ushaka kugurisha, wibura umukiriya kandi duhari gatanu ku kandi kuva mu gitondo saa 6 nimugoroba. Twe turacuruza
kandi turamamaza. ni ukubarangira ino mari nziza cyane kandi idahenze ku mafaranga make cyane. Ukimara kugura ahangaha uraba ubitse ubutunzi bwawe bwiza cyane ahatavogerwa muri iyi si, amafaranga make cyane ugahita ugura Kicukiro. Aha hantu harimo ibibanza bigeze kuri 4, harimo amakadasitere 2 ndetse harimo n'indi ya 3, hakabamo amanegisi meza cyane. Buri anegisi ifite ibyumba 2 na salo ndetse n'igikoni na dushe na toilette, kandi ibyo byombi bikaba bikoreye amasuku bimeze neza cyane. Aha ni Kicukiro neza imbere ya Mount Kigali ahahoze Mount Kenya, haruguru ya Sport View Hotel gatoya ntuhita ubona ibyo bibanza birimo amazu meza. Ni ibibanza bigeze kuri 4, wumve ko ari ahantu heza cyane kandi hagari hataguhenze habe na gatoya. Kibanza cyakigura miliyoni 200. Urumva ibibanza 4 ni hafi miliyoni 800, ariko twe turashaka amafaranga atarenga muri 1/2 cy'ayo mafaranga. Ni ahantu heza, haguru habike cyangwa se uhatura kubera ko n'ubu ngubu hinjiza amafaranga menshi. Iyo uhagaze kuri umutungo utimukanwa ugiye kuba uwawe, wawitegeye Kigali yose, aho werekeza amaso gaye tureba Kanombe yose, mu kibuga cy'indege kareba Remera yose, muri stade Amahoro, Kigali Arena Regional, Nyamirambo yose, ukazengurutsa amaso yawe umujyi wose wa Kigali, aho ngaho kandi wicariye mu rugo iwawe. Ni ahantu heza cyane ndagushimira. Ndabakunda cyane, mukomeze kunogerwa na gahunda z'isheni yanyu mukunda muri benshi cyane.